tayari Yesu nk'imanzi twari dusigaranye umugore w'inyarugenge mugeretseho inda ku ngufu. Anini inda ntwite Yesu yantereye inda mu kibaya. Abasore ni mukenyere mukuture mukotane naho ubundi bintu birakomeye. Yesu ngo yamuteye inda bebe bigishyushye. Vuba na vuba hakenewe inama y'igitaraganya mu ijuru batabare, kuko bitabaye ibyo iyi nda Yesu barayimugerekaho ku ngufu. Iyi nzara aho bukera noneho iravugisha abantu amangambure. Abakunda aho byabereye nimwicare turebe ukuntu umwana w'umuntu umukecuru imyaka 100 wenda kuba inzobe mu maso agerekaho umwana w'Imana inda ku ngufu. Ahanini inda ntwite Yesu yantereye inda mu kibaya kiyobowe n'abashumba batazwi, harimo umushumba bita Rukundo. Inda ntwite n'inda igiye kuvuka mu buryo budasanzwe. Yesu yantereye inda. Nimwicare sasa mwirebere game y'imvange y'urukingo rwa Covid rwiteranyije na Jesus Salama. Ahangaha ho haraza kugwa umuntu papa. Yesu nk'umusore twari dusigaranye ntabwo twakwemera ko batangira kumugerekaho izinda z'inyarugenge ku ngufu. Uyu mugore nonozata uvugwa ko yatewe inda na Yesu najya kurega kuri RIB bazatumeho abasore bose tuvuga ibyacu twari twarabuze aho tuvugira. Ubwo noneho na Yesu bamuzanyemo, noneho ubu ngubu hanaraza kutuvugira dore ko yari yaricecekeye akaryumaho. Harimo umushumba bita Rukundo. Inda ntwite n'inda igiye kuvuka mu buryo uyu Rukundo bigishyushye nibamufate bayakanda avuga ukuntu yabonye Yesu muzima mu kibaya izuba riva ari kurya akantu byavuyemo ngo no gutera inda. Ahangaha tugombe tuhasase papa. Ahangaha tugombe tuharwana umuhenerezo. Hagombe hategurwa inama y'igitaraganya yiga kuri iki kibazo cy'uno mugore. Ahangaha ataratangira gutanga ibya ruswa, ibi bintu bikeneye kwigwaho natwe tukajyana ingingo ziturengera. Ahangaha umwami wacu Yesu nk'imanzi twari tusigaranye ntago twabyemera. Yesu yantereye inda mu kibaya. Ibaza umwami wacu Yesu nk'imanzi twacungiragaho haramutsinda imufasha agafungwa 25 imageragera ziragufata ku ngufu. No kuri RIB nitabura nijoro urubanza mu ruhame, natwe turarurwana umuhenerezo mpaka kuva ku gisekuru imyaka 1000 ishize Adamu azukane na Samusoni wabarongo yari 1000. Bazi bumva ibyaya mahana asigaye abera i Kigali. Ntabwo twabyemera papa. Uyu mugore ni gute yagiye kuryama mu kibaya mpaka ku kigero cy'uko Yesu yari bumubona akamutera inda? Yamuhaye kangahe? Bahuriye hehe? Ninde wabatije agatenge baryamyeho kugira ngo dufate ibimenyetso bifatika pana kuza kuvuga ubusa ahangaha kuri media? Ahangaha barukunda aho bari hose nibafatwe, kuko ahangaha nk'umwami wa Red Bull namaze kumenya ko inda ishobora kuba ari iya Rukundo bakaba bashaka kuyigereka kuri uyu mujamo ngo ni Yesu ku ngufu. Nokora bavuka mwese mwiteranye dukuture tuburanire uno musore kuko uno mujene ararengana. Ntabwo twabyemera papa. Nyandikira muri comment iti ntabwo twabyemera. Ahangaha ntabwo twabyemera papa.